umupira w'amaguru ni imwe muri siporo zikunzwe n'abatari bakeya cyane hano ku isi, ariko nanone byagera ku banyamakuru b'abahanga bazi kuwogeza ndetse no kuwusesengura nka Rugangura Axel, ubundi bikaba ibindi bigatuma ukomeza kwigarurira imitima y'abatari bake. Ariko nanone wakibaza ngo uyu Rugangura Axel ukunzwe n'abatari bake ni muntu ki? Ubundi yatangiye kuba umunyamakuru kuva ryari? Uyu munsi ni umunyamakuru ukunzwe ku kigero kingana gute? Nyemere rero tubane ubundi urushaho kugenda usobanukirwa byinshi kuri uyu umunyamakuru Rugangura Axel. Ikindi rero ngusaba wowe ni ugukora subscribe ubundi ugakomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Rugangura Axel rero yavukiye mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 1988 ndetse bakaba bavuka ari babiri mu muryango w'iwabo, akaba ari we ndetse na mukuru we. Mu mwaka wa 1993 yimukiye mu Rwanda we n'ababyeyi be baturari i Kigali ku Gisimenti, ndetse uyu Rugangura Axel abari naho atangirira amashuri abanza, dore yuko bahageze afite imyaka 5 y'amavuko. Uyu Rugangura Axel rero yaje gukomeza kubana n'ababyeyi be, ariko mu mwaka wa 1994 papa we aza kwitaba Imana muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Yakomeje rero kubana na mama we ndetse na mukuru we. Jenoside irangiye akomeza amashuri ye abanza, akomeza no kwiga n'amashuri yisumbuye. Mu mwaka wa 2010 nibwo yatangiye kaminuza yiga itangaza. Kaminuza rero yayize muri kaminuza i Butare, nyuma yaho baza kubimurira kwigira i Kigali, dore yuko impamvu babimuriye kwigira i Kigali ari uko muri Kigali ariho hari ibitangazamakuru bitandukanye bagombaga kuba bakwifashisha bari kwimenyereza umwuga. Yaje rero gutangirira kuri Authentique FM, ariko hakorera stage aza kwimukira kuri Contact FM. Kuri Contact FM rero yahageze ari uko yahuye n'umugabo w'umunyamakuru wahakoraga, ubundi akumva azi gusesengura neza ibyerekeranye n'umupira w'amaguru, ahita afata umwanzuro wo kumujyana kuri radio kugira ngo abashe kuba ariho yakorera kuri Contact FM. Uyu Rugangura Axel rero yakuze afite inzozi zo kuzaba umusirikari, dore yuko yakundaga kuganira cyane n'abasirikari bakamubwira byinshi, ubundi akarushaho kugenda akunda igisirikari, dore yuko akiri n'umwana mu by'ukuri yakundaga kureba filimi za gisirikari, ubundi akiyumva nk'umuntu uzaba umusirikari. Ntabwo yigeze akura afite inzozi zo kuzaba umunyamakuru ukomeye nk'uko uyu munsi ari umunyamakuru ukomeye kandi ukunzwe n'abatari bakeya. Rugangura Axel rero akomeje kwigarurira imitima y'abatari bakeya, dore ko no mu bwana bwe uyu Rugangura Axel yakundaga kuba yakina karate, akaba afite nimwe mu mikandara y'abakinnyi ba karate cyangwa se ihabwa abitwaye neza muri karate. Uko yagendaga arushaho kugenda akunda umupira w'amaguru, awusesengura ndetse anawumva neza, byatumye abantu barushaho kumukunda, dore yuko yaje aho yerekeje kuri Flash FM agakorana na Rugimba na Theogene, ndetse ikiganiro bakoranaga kigakundwa cyane, ari naho yamenyekaniye, ari naho yamamariye, dore yuko bakoranaga ikiganiro cyitwa Evening Driver, ndetse iki kiganiro cyavugaga kuri siporo ndetse no kwisesengura no kugeza imipira igiye itandukanye. Abantu bakurushaho kugenda babakunda, ndetse kwamamaza kuri Flash FM biza kugenda byiyongera cyane. Uyu rero mu mwaka wa 2016 ubwo Rutamu Eljo yasezeraga kuri Radio Rwanda, nibwo Radio Rwanda yifuje umunyamakuru wazasimbura uyu Rutamu Eljo, ubundi baza gushakisha uyu witwa Rugangura Axel. Aragenda akora ikizami aragitsinda neza, ubundi yimukira kuri Radio Rwanda ava kuri Flash FM, aho yaje kujya kuri Radio Rwanda mu mwaka wa 2016 atangira kuba ariho ari gukorera. Uyu rero Rugangura Axel yatangiye imirimo ye kuri Radio Rwanda, ndetse akomeza kugenda akundwa n'abatari bakeya bari kumwumva mu rubuga rw'imikino, dore yuko afite imana idasanzwe yo kugeza umupira w'amaguru ndetse no kuwusesengura. Abantu batandukanye bagenda barushaho kumwishimira, baba abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga bakamukurikira, ndetse Radio Rwanda urubuga rw'imikino ruza kwamamara, ruza gukundwa, abantu bakomeza kugenda basobanukirwa neza byinshi kuri shampiyona mu Rwanda ndetse na shampiyona zo mu bihugu by'i Burayi.
zo ku mugabane w'i Burayi no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye barushaho kugenda bakunda umupira w'amaguru. Uyu Rugangura Axel yaje gukomeza kugenda akorana n'abanyamakuru batandukanye, aho uyu munsi ari kuri Radio Rwanda aho akorana n'uwitwa Kwizigira Jean Claude, Rugaju Rigani ndetse na Lorenzo, akaba ari timu ngari ikora urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda ndetse bakaba bakunzwe n'abatari bakiya. Niyo rero basuye abaturage muri gahunda ya radio hafi yawe, ubona yuko uyu munyamakuru Rugangura Axel abaturage bakomeza kugenda bamwereka urukundo rudasanzwe, ukabona yuko ari ikintu cyiza, ukabona yuko ari umunyamakuru ukunzwe mu by'ukuri ndetse ukomeje gushimisha abatari bakiya. Kubyerekeranye n'ubuzima bw'urukundo bw'uyu munyamakuru Rugangura Axel, ikintu wamenya nuko afite umwana w'umukobwa yabyaranye n'umunyamakuru n'ubundi bakorana hariya kuri Radio Rwanda. Ikindi nuko yavuzwe mu rukundo n'umukobwa uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bakaza ngo kuba baratandukana bitewe nuko bombi bakundanaga kubera ko babonanaga gakeya gashoboka, umubano wabo waje kuzamo agatotsi, ndetse bikaba bivugwa yuko ubu bamaze gutandukana, ndetse akaba yarafashe umwanzuro wo kwishakira undi mukunzi, nubwo tutaratangarizwa igihe azakorera ubukwe. Ariko uyu Rugangura Axel nuko ibye bikomeje kugenda, ni umusore ukomeje kuba yashakisha ndetse ni umusore ukomeje kuba atangaza yuko igihe cy'ubukwe azakitumenyesha, igihe azakorera ubukwe tuzagenda tubimenya. Uyu ni umunyamakuru rero ukunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, twagira ngo tugende tukubwira byinshi kuri we, ubashije kugira ibyo umenya kuri uyu munyamakuru wa Radio Rwanda ukunzwe n'abatari bakiya. Rero ikintu twakigira kuri uyu munyamakuru ni ukwihangana no gukora akazi neza, kandi ugakora akazi ugakunze, dore yuko nawatangaza yuko iyo ukora ibintu ubikunze bikurimo ari byo wihitiyemo, dore ko nawe yatangiye umwuga wo kuba umunyamakuru wa siporo, mu by'ukuri atari byo yiyumvagamo ahubwo ari byo yakundaga, akayakomeza agira abantu inama yuko niba ushaka gukora ibintu neza banza wiyumvemo yuko ubikunze, nubikore kubera ko mugenzi wawe yabikoze, nubikore kubera ko inshuti yawe yabikoze. Mu by'ukuri wowe utabikunda, ikintu cya mbere ugomba kubanza kwiyumvamo nuko ibintu waba ubikunze kandi ubumva bikurimo, ufite ubushake bwo kubikora, nibwo ubikora neza kandi bikabasha kukubyarira umusaruro. Rero iyi ni imwe mu nama zikomeye twakigira kuri uyu umunyamakuru Rugangura Axel. Hano rero uri ni kuri Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe, aho tutahema kuba tukugezaho amakuru atandukanye abagenda avugwa hano mu myidagaduro mu Rwanda ndetse no mu mahanga. W'ikintu ro mwibutsa, niba ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa se ukaba wari warahageze ariko utarakora sabone, uyu niwo mwanya wo gukanda sabone, ubundi ukajya ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi ku biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho. Reka mwishimire nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka kandi tukwiyemeje kukugezaho ibyiza bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize amahoro n'amahirwe bituruka ku Mana. Ciao ciao.